nyembwa ntako ninde muntu wabazaga umukobwa mwiza nkawe, umuntu wakubabazaga ninde koko waguhemukiye. Atanyereka amafoto y'wa muhungu. Ex we yaje kwimaria n'umukobwa uvuye hanze mu diaspora. Uyu mukobwa mu diaspora ashaka ura muhungu bidatinze aranamutwara. Ati sheri wabyutse gute? Nizere ko wabyutse neza. Ati naraye nkurose, I hope ukomeze neza. Ati message nse numva nkuyu mutima ndavuga se abakobwa nabo barandikirana gutya ku biryo bw'iri muntu ngo aramurose n'ibiki. Ati numva ngize amatsiko ndayifungura ndayisoma ngiye kureba nsanga aho handitseho Diane n'amafoto basharinze n'ibintu byose. Ati nsanga ni wa mu ex we. Hello family and friends, twizere ko mumeze neza. Tubahaye ikaze nanone kuri Muhoza Real Talk. Dukomeje gushimira abantu mwadusupport-inze, abantu mwarakinze, mwaviewinze, mwasubscribe-inze, mwasharinze. Noneho by'umwihariko cyane abantu baduhaye inkuru. Turabashimiye cyane ko mwatwizeye mukahitamo kudusangiza inkuru z'ubuzima bwanyu. Ntabwo dushobora kutabashimira na rimwe kubera ko ni mwe mwaduteye igitekerezo cyo gufungura channel kandi kudusangiza inkuru zanyu bidutera imbaraga nyinshi zo gukomeza gufasha n'abandi bari inyuma. Hanyuma niba uri mushyashya kuri channel yacu, yashinzwe igendeye ku gitekerezo cy'uko hari abantu bagira ikintu bifuza kubasangiza ariko badashatse kugaragara kuri kamera. Ubwo rero baduha inkuru zabo natwe tukaza tukazibabwira, hanyuma mukaza kubaha inama muri comment z'uko mubyumva, abandi mukaza inbox uko wabishaka, kuko nyashyiraho nimero yanjye ya telefone kugira ngo niba kuvuga gukomentinga uza inbox tubwire uko byumva. Dukomeje kubashimira rero. Reka dukomeze n'inkuru y'uno munsi tudatinze. Iyi nkuru y'uno munsi twayihawe n'umupapa. Umusore yakunze umukobwa, arangije kumukunda amusaba yuko bakundana. Umukobwa amubwira ko bidashoboka kubera ko afite undi mufiance. Ati numva ntacyo bitwaye kuko nyine numvishe bimbabaje of course nk'umuntu w'umusore nyine warushatse gufiance umuntu cyangwa se nayo mbonye umuntu nkunda bikaba bidakunze. Ati numva birambabaje ariko ntacyo byantwaye nyine nubashe decision nicyo yambwiye. Hanyuma ati ntihashize iminsi wa mukobwa aranyandikira arambwira ati sha bya bintu ntabwo byageze bi working out, byarapfuye. Ati ubu rero ntabwo nkiri kumwe na wa musore. Nuko ati nese numva ari ndi chance mbonye bitamubwira nti okay who's next. Nizere ko nanjye ubu ngubu ugiye kuma chance akaba ari nje dukomezanye. Ati umukobwa arambwira ati nta kibazo akanguha amahirwe turebe uko bizagenda. Ati ndishima cyane, ndishima kuko naramukundaga bikomeye. Ati rero ndangije nkomezanye nawe umukobwa wanjye, tuza kugera aho ngaho umukobwa tubigera birebire, dushaka kubishyira muri famille, dushaka kubana kuko ngire namukunze ashaka kubana nawe. Ati n'umukobwa nawe yarankundaga. Turangije tubishyira muri famille, famille zirashima, hanyuma dutegura ubukwe turi mari. Turangije kubana twabyaranye abana babiri, twagize umugisha tunabyarana n'abana babiri kandi neza nta kibazo, tubanye neza cyane. Ati rero ikibazo cyavuye umu ex we umwe yambwiye ko bakundanaga, yanyeretse amafoto ye. Nyembwa ntako ninde muntu wabazaga umukobwa mwiza nkawe, umuntu wakubabazaga ninde koko waguhemukiye. Atanyereka amafoto y'wa muhungu. So muri muhungu nari muzi, naramurebaga naramumenye. Ati rero wa mu ex we rero beside inkuru yacu, wa mu ex we yaje kwimaria n'umukobwa uvuye hanze mu diaspora. Uyu mukobwa mu diaspora ashaka ura muhungu bidatinze aranamutwara. Hanyuma amaze kumugeza hanze atangwa n'ikibazo cyabereye. Umuhungu yatangiye kujya avugana n'umugore wanjye without me knowing, kuko sinabimenye. Nakomeje kujya mvugana n'umugore nk'ibisanzwe. Umugore wanjye afite akazi keza, nanjye afite akazi keza, twese nta muntu n'umwe tudaspendinga umwanya munini nk'uko yabivuze. Ati buri wese baga ari mu kazi ke, undi ari mu kazi ke, ariko nyine dukundanye tumeranye neza. Ati rero muri kwa kugenda nagataha rimwe na rimwe nkasanga umugore kuri phone mukavugiraho umwanya. Ati kandi nkona ari concentré cyane mu buryo budasanzwe. Mbona ko ari ikintu cyahindutse, simenye ibijya mbere. Nkabaza kubona indemo muvugana, akambwira ati ni Diane chérie, ni inshuti yanjye yitwa Diane. Ati okay. Ati kandi koko akajya nanyereka ati se ntabwo ubona ni Diane, ntabwo uri kwibara ko ari Diane. Ati nanjye numva nyine ko ari umushuti we, sinabyitaho. Hanyuma
uyu mugore wanjye agenda aba addicted na phone. Wa mwanya muto twasipendinganaga mu rugo tugasangira ku meza ntabwo byabaga bigikunda, ati kandi akabikora mu masaha ari wrong adahuye, donc amasaha yacu yo kuryama akajya ajya kuri call, which mwibuke yuko abantu batuye hanze amasaha batandukanye cyane. Rero ari igihe usanga amasaha we ari ku manywa hano abandi hari ari nijoro, cyangwa hari nijoro mu gicuku abandi babyutse, so ugasanga ayo masaha n'undi mugore ari kuri phone arimo aracata, arimo arisetsa, umugore arahuze nyine. Ati ndangije ndavuga nti ko uyu mukobwa umugore yabaye iki, niki gituma aba addicted na phone cyane bingana gutya, ati sinabyitaho, ndavuga nti ubwo nyine simbizi, ati ndabyihorera. Atari kumaze kugera ku kazi mushiti wanjye arambwira ati ibintu byarakomeye, ati umugore wanjye namufasha nca inyuma, ati biteye ubwoba, atambwira ibintu biteye ubwoba umugore yamukoze, atamaze kubimbwira numva ndahahamutse, nabwo ntabwo bishoboka. Arambwira nti wa mugore wawe twabonaga kuriya, ati cyane, ati uriya mugore mwabonaga buriya ntabwo bisanzwe, ati mfite n'amafoto n'amavideo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigaragaza uburyo yanciye inyuma. Ati nkimara kubyumva rero numva umutima ugize ubwoba, ati ntekereza ibintu ndi gucamo nanjye, ndavuga se niba ndi guca muri bino buriya nawe bikaba bimeze gutya, ati ibyo bintu bishobora kuba ari seriye, ati reka nanjye ahubwo nzagira icyo nkora. Nuko ati nagiye mu rugo nashishikaye mufashe ya telefone, ati ariko mbere yo kugifata abana batangiye kuza bakina abana bazana phone ya mama we, ati bayitereka aho ngaho. Ati nagiye kubona mbona popinze message, ati sheri wabyutse gute, nizere ko wabyutse neza, ati naraye nkurose, I hope uko umeze neza. Ati message nase numva nkuye umutima, ndavuga se abakobwa nabo barandikirana gutya ku buryo bw'uri umuntu ngo aramurose n'ibiki. Ati numva ngize amatsiko, ndayifungura ndayisoma, njye kureba nsanga aho handitseho Diane n'amafoto basharinze n'ibintu byose, ati nsanga ni wa mu ex we. Ati nkimara kubona ibyo bintu narikanze, ndavuga se birashoboka ko umugore ashobora kwakira ama video n'ama message bagacata n'umuntu mu ex we kandi ari umugore uri mariye n'umugabo nawe ari mariye. Ati ibyo numva birandenze, mbyibazaho numva birambabaje, ndavuga se uriya mugore yabaye iki, niki kintu cyatumye ahitamo kubigenza kuriya. Ati ndababara, none umugore aje, ati nanirwa kwihangana, mpita nshyira telefone ndasohoka. Ati nimba arabiketse simbizi, kubera ko the next day nagarutse sinamuvugisha, ndamwihorera. Ati none maze kugera mu rugo mbaza umukozi, ati ari hehe, arambwira ngo ntago arataha. Ati mpita numva ngize umujinya, sasa ndamutegereza. Atageze ndamubwira nti ko umugore we umuntu witwa Diane wasevinze muri telefone yawe, umbwira ko ari umwana mwiganaga, uriya ni Diane. Umugore ati se kubera iki, ati niko amafoto n'amavideo nabonye muri telefone yawe wasubiranye n'umu ex uri umugore uri mariye ufite abana babiri. Ati wabaye iki, ati mbwira mbabaye, ni gute umugore uri mariye asubirana na ex we, ni ukubera ko ari hanze. Ati se hari ikintu wamburanye, basi hari icyo wabuze hano ngo umbwire ko wenda umu ex wo hanze ari ukiguha. Ati kandi ikintu gitangaje wasangaga calls nyinshi ari umugore wazimakinze, ari umuhamagara kenshi, umugabo nawe ugasanga nawe aramuhamagara, ariko call nyinshi umugore wazimakingaga. Bivuze ko ubwo umugore wagacunga igihe ari free nta muntu uhari akora icyo gihe ahamagara. Ati numva birambabaje, mbimubwirana agahinda. Ati umugore aratakamba arambwira ngo mbabarira, niba wabibonye byose mbabarira. Ati ntabwo nzabisubira, sinzi ukuntu byagenze, ngo atangiye kujya ntereta ambwira utugambo twiza, atakambwira ukuntu umugore wabanye hariya amufata nabi, ari umugore mubi utagira ikintu na kimwe akora, utamukunda. Ati kandi niyo mpamvu nanjye numvishije natangira kumuganiriza nk'umuntu uri kumuha counseling. Ati nuko byatangiye, natangiye mu counseling ngamubwira ntihangane, hari igihe umuntu agira urugo rubi, atari ko bizakunda. Ati ibyo byose twabigezemo mu buryo nanjye ntazi. Ati atakambye abimbwiye ari nyina w'abana banjye, mbona abana banjye ntashobora kubareka, ntashobora gutandukana n'umugore kubera abana banjye. Ati ndavuga ati nta kibazo, reka tubyihorere basi ntuzongere. Ati sawa. Ati ariko umutima wanjye nese numva icyizere cyose kirangiye, icyizere cyose kirashira. Ati aho byaje gupfira rero nakomeje kugenda muri telefone ye nkareba. Ati bya bintu ntabwo byahagaze, ntabwo byageze bihagarara kuko barakomeje baravugana, barakomeza baraganira. Ati kugeraho noneho umugore wanjye nasanze message za mugabo arimo aramubwira ngo ntuzigere ubyarana n'undi mwana n'uwo mugabo, unanjye ngo uyu nguyu mfite nta wundi nzabyarana nawe, kugira ngo ninza twese twibanira ngo njye nawe tubane nyine turekane n'aba ngaba. Ati ibyo bintu ndavuga nti wa mugore we rero mu gihe bigeze kuri ino level ngomba kujyana iwanyu. Ati umugore arambwira ati niwibeshye ukanabibwira n'abantu b'iwacu, ati witegure kurera abana wenyine, kuko njyewe sinzigera na rimwe nemera ko bino bintu bigera iwacu. Niba udashaka kumbabarira ngo birangirire aha ngaha uzambura.
ati nzapfa nziyahura uzambura nzapfa ati nta nubwo uzigera umbona abana bawe uzabarera wenyine hitamo rero umbabarire tubigumishe hano cyangwa uhitamo kumbwira ko uzabibwira iwacu mpite ngenda njye mbisoze icyo kintu ndakibaza no rwose uyu mugore ndavuga ibintu se muhure uyu mugore se ndakomeza mureke kugeza ryari ati umutima urandya mushyiraho ingenzi ndamubwira nti ndakubabariye for the last time ariko ikintu cyose gito kizaba nzahita mbijyana iwanyu ati ubwo rero mushyiraho ingenzi ati nkajya nishyura umuntu akamukurikira akajya kureba aho agiye akampa amafoto y'ahari ati kuko n'umukozi nampamagaraga mu ijoro akambwira ngo ntabwo arataha ati nanjye natahaga ntinze kubera akazi akambwira ko atarataha ndavuga nti uyu mugore rero ngiye kumushyiraho abantu ati abantu bakamuncungira n'akazi karangira tukabona hagaranye n'abandi bagabo ati mu by'ukuri hari ubwo wenda bahagaranye nabo bari kuganira ibisanzwe ati ariko kubera icyizere ukuntu cyarangiye ati njye barabimbwiraga ngatanumva yuko ari mu mabi nubwo ahagaze n'umuntu bahagaze mu mabi ati nawe muntu natumye akaba aramfotoreye akampa amafoto nkabibona ati agahinda karanyica ati umugore wanjye mu rugo habe imyiryane tubana nabi ati kugezaho numva ko n'abana banjye bashobora kuzabona ko tutamenyanye neza na mama wabo ati rero sinshaka gutandukana n'umugore ariko kubera ko ibintu yankoreye ati n'akazi nsigaye nkica ati ndicara mu kazi umuntu muri babandi nabwiye bazajya bamuncungira umva arambwira ati umugore wawe turamubonye kuri hoteli ati yambwira gutyo ngo atanatse imodoka nkiruka ati akazi nkunda gataye ati kandi nagera nkamusangayo agatambishya ko umuntu wari kumwe n'umusaza we ati nkagerageza kumva ese wa mugore uyu ni umusaza wawe uturutse uyu muntu ni uwahe ati akambwira ati musaza wanjye wibigira birebire ati se ntabwo bibona bagahita babicurika nkatambwira umugabo nteko wowe umuntu w'umugabo wicarana n'umugore uri mari uyu mugore ntabwo ubona ko ari mari ntubona ko yambaye impeta nibwo tutabona ko umugore ashatse ukareka kunsenyera urugo ati ngatangira gutuka abo musanganye nawe ati natukanye n'abantu ashwanye n'abantu benshi bose mbashinja kubasangana n'umudamu wanjye kandi nta n'umwe ndamufatana mu cyaha gusa iyo mbonye bari kumwe mpita ntangira kubatuka nkababwira nabi kubera ukuntu mba numva ntagifite icyizere uyu mugore ati none mwabantu mwe nimungire inama uyu mugore biragenda bite umu ex we ari muri Amerika ari kumwe n'umugore we aba rero ba ex we ntago sintekereza ko umugore w'umu ex we azi ko nawe umugabo ari kumukorera ibyo ni ukuvuga ngo ingo ebyiri zirimo zirasenyuka at the same time ingo ebyiri ziri mu bibazo zose nta na rumwe rwishimye at the same time ati kandi sinshaka guta abana banjye sinshaka gutandukana n'abana ndashaka kwirerera abana nkabana n'abana banjye uyu mugore naramwigishije ntago yumva ndi gutinya kubibwira iwabo kubera ibibazo by'ukuntu ambwira ko azahita akora amakosa none ubu ati uyu mugore naramwinginze yarananiye uyu mugore ntashaka guhinduka sinshaka gutandukana n'abana banjye ndashaka kwirerera abana none ndakora iki ngo ngumane n'abana banjye n'urugo rwanjye rwongere rubeho ati mungire inama uko mubyumva ese uyu mugore nzamukorera iki kugira ngo ahinduke byuzuye ngumane n'umugore ntasenye ati ingaruka zo gusenya narazibonye nagiye nzibona mu baturanyi nazibonye mu nshuti mutandukana muri babiri abana kari baba affected ubuzima bwabo bwose ati kandi sinshaka kuguma mu rugo nzagwamo cyangwa ngo usange dukoze ikosa umwe ahemukiye undi ati ariko ndabona bigifite amagariro mumbwire namwe inama y'uko mubona mwabigenza ese mwe mubona byagenda bite ngayo nguko rero inkuru y'uno mupapa barambwiye ngo ntabwo bavuga umupapa inkuru y'uno mugabo ni iyo ngiyo arabagisha inama agira ati muri kubona yabigenza ati ko adashaka gusenya urugo kandi ko adashaka gutandukana n'umugore akaba ashaka kwirerera abana kandi akaba ashaka ko urugo rwabo rubaho yakora iki ko ingo ebyiri zose azitekereza kumva arababaye ati ndatekereza urwanjye natekereza n'uri muri Amerika nkumva byose ni ikibazo ati none byagenda bite kugira ngo izi ngo zose zibeho kandi zidasenyutse n'uyu mugore wanjye akire arekane n'uriya mu ex we yubaka urugo rwe ngayo nguko rero inkuru y'uno munsi niyo ngiyo muze kuza kutubwira mu gitekerezo cyanyu uko mubyumva nk'uko mbivuga buri munsi ntabwo ari ngombwa ko nevovinga uyu mugabo hano kuri kamera iruhande rwanjye kugira ngo umuhe inama sina ngombwa ko nevovinga umu ex w'umugore kuri kamera kugira ngo bamuhe inama ufite igitekerezo cyawe urashaka kukiduha muri comment urashaka kubicinga inbox kandi n'ukuri ndabashimiye abantu benshi mwagiye muricinga inbox n'ukuri ndabashimiye muri inshuti nziza muri abantu beza mufite ibitekerezo byiza murashaka kubaka imiryango mukomeze muze dufatanye ntabwo nabishobora njyenyine muze dufashanye tureke ko exposing amasura y'abantu n'imiryango y'abantu
kugira ngo bakunde bahabwe inama, kugira ngo bakunde bavuge ikiri ku mutima wabo. Muze dufashanye twese hamwe twubake imiryango kandi dukomeze dukorere hamwe. Together we can. Turabakunda cyane, muri abantu beza, muri abantu b'ingirakamaro mu buzima bwanjye. Nungutse inshuti nyinshi cyane ntari mfite kubona natangira ibi bintu, rero nkomeje kubashimira kubera support mukomeza kungaragariza mu buzima bwa buri munsi. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda. Bye.